kubera Imana yabonye ufite ufite agaproje rero ngo kandi kazatwika ufitemo make nkutemo ufitemo make nkushyiremo kandi ari we gafitiye inyungu uri kubyumva abo bantu nagiye mura nabo ari igihe nzabaraburiza umunsi nzarakara muzase fresh abantu buri kuri drip umeze neza kabisa n'iki wamuka izuba riri hanze nagubona kiri gukora bari gusohora iki n'iki n'ikindi abantu ibintu ni neza ariko dufite n'akavura ikibazo cy'abanyarwanda tugira se akavura karaga ngo nkwe akazuba kava ngo nkwe byose ntago bitunyura nta muntu aza kabisa kandi turi kumwe nande eske umuntu tugiye kuganira nawe ni mu ntoki ejo wasamo people genki yanjye umeze neza nare zanje mwaliye jengi bisanzwe nitwa Dodus Chinko nkamandi umwakiteri hano mu Rwanda umufilmmaker muri rusange kwandika filime directing gukina by'umwihariko nicyo kintu cyonyine nshoboye gukora kuri iyi si cyonyine bakunzi bacu bamara ko twabazana umustar rwose ni umukinnyi wa filime ni umudirector wa filime ewana ni byose kabisa nk'abamugabo cyase ubundi cyeta umuntu Chenko hapa rero gukina filime ubundi turagira ngo twinjize neza umuntu ashaka kumenya Chenko ni muntu ki twibwire muri make tubwire ati Chenko umeze gutya navutse gutya ni muri iki kigero muri make nongize tubwire na filime uburyo watangiye kariyeri yawe ya filime jewe nukuvuga ngo Chenko no mu type film Imana tuje bitandukanye buriya uyu mbona kuri kamera niwe tuje mani nkunda gukora nkunda abantu nkunda ubwumvikane umunyabutare navukiye Butare nubwo wenda ntahazi birisere ahantu navukiye ntago mazi cyo kumva ko nzi ko ari Butare nuko usibye kumva ko ari Butare ntago ari wakuriye muri make abantu bazi za cyarwa niho navukiye yego niho navutse mu rugo tuba ninjiye muri sinema mu mwaka wa 2022 yego ubwo ninjiye muri sinema ambo ibintu nkora nicyo kintu cyonyine nzi gukora kuri isi y'Imana kuko urebye ibintu nize n'ibintu nkora birahabanye iboro nize rageze hanze birancanga birankubita ndavuga ati bro ubundi wize ibiki none waje kwiza muri sinema gute nize ubwubatsi bro nize ubwubatsi noneho ukwezi kwa mbere nkiva kwiga nagiye kwishansiye natashye intoki zenda gucika aho ati none ibi ntago byava igifundo bukivuyemo ariko nyiri nkiga ibintu nk'ibyo narebaga sinema nakundaga sinema pana z'inyarwanda yego nakundaga filime zo hanze nkareba birabura bakina muri filime zo hanze nkavuga ariko kavuga ati yaranze ntabirabone kabisa kuki ntabikora gutyo ndi ku ishuri sinigeze ngaragaza wenda ubushake bwo gukina sinema niki nari umumoto byonyine yego muri make no hiyongeyemo no kumodaringa kwishuri nari umumoto baranze abantu bo kwishuri murabizi rimba afite byadanje kumva ngeze hano hanze mbona ko sinema bishoboka hari amahugurwa nigeze kubona y'amezi 3 ndavuga ati noneho reka nze joining ndebe koko bya bintu kuko umuntu abyiyumvamo ko yabikora nzi ko ari byo nageze muri ayo mahugurwa noneho nari ndi mu b'imbere izina nanjye nakoraga ibintu nkavuga se uyu yari ngewe abantu uzamuka uryo nyine urumva byarantinyuye ntangira gutigita buryo ki bwo gukina zahaso zadanje ubundi umuntu atangira muri bwa filime bwa karitsiye ugasanga muryo tabati yadanje mugiye nko gukora muri bubwirirwe mutari bugire n'izo views bikomeza gutyo kugeza aho ngeze ahangaha kabisa yego nk'abantu bari gukurikirana batari basanzwe wenda bakuzi sibyo waba directing wenda nka filime wagiye ukina filime zagiye zimenyekana wagiye ukina kandi ku buryo abantu nyine bazira akavuga ati none umukinnyi koko hari n'abandi bakuzi nabo uragenda babwira ni iki none uri kubateganyiriza nuko wasubiyemo icyo kibazo ko nari narangariye ndi kukubwira urumva hari abantu bari kureba hano kuri konye bwa mbere ariko hari filime nyinshi wakiniye kandi zanditse izina ndagira ngo nibura ba directing babwira ati filime iyi niyi babwira ati izi filime narazikinnye ku buryo barakavuga ati kweri Chenko hari nka filime yitwa Rich Kid yego hari nka filime yitwa Impeta hari nka filime yitwa The Shadow yego hari nka filime yitwa The Blood yego izo zose ari filime wagiye ukina kandi zahitinze yego hari nk'iyitwa Hatari City hari yitwa ni nyinshi You and I hari ukuntu hano mu Rwanda tubona ukuntu abantu bakina filime
nk'uko uri kuvuga wirefeye ku mafilime cyane cyane yo hanze hanze kabisa. hari ukuntu umuntu akina filime hano mu Rwanda ariko ukabona ni ibintu biri aho ni comedy scene ni nyine N'ubundi- bya bintu bitari mu n'ubundi murongo byerekana Wowe n'abarabure. filime ukinamo wenda mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ijya kurishera ku rugo yego nuko izo filime hafi ya zose zo mu Rwanda nakinnye ntabwo nari nzikinye kuko ziri kuri standard y'amafilime mbona arenze nakinye wapi ahubwo nuko wenda ijya kurishihera ku rugo kugira ngo abanyarwanda mbere na mbere babanze bakumenye ubone kumenyekana wenda n'ahandi ariko suko ari filime ziba zirenze pe filime z'inyarwanda zirenze ni nkeya noneho abazizi ni nabake izi twese tuzi ni ama content gusa abantu baba bakreye izi ntabwo ari filime pe ntabwo navuga ngo iyi ni ariko inyinshi muzo tuzi tunareba cyane nako bareba cyane kuko njye sindimo ntabwo njye nzifata nka filime mani filime nzima zirigaragaza ari nke filime yitwa Behind iyo ni filime yo ntabwo natinya kuyivuga kuko ni filime nzima kabisa ariko hari izindi ntavuga kuko wenda ari ukugira ari comment itari nziza ntabwo nazirondera ngo nzivuge ariko inyinshi za nyazo zitwa sinema zitwa filime ntabwo ari iz'abanyarwanda benshi bareba ari nacyo kibazo ni nacyo kimbabaza umuntu abanyarwanda iyo bareba filime birebera zazindi abona hano hafi kuri YouTube kandi ugasanga ziriya bari abakora ziba amafaranga yego aho kugira ngo ayo mafaranga bahite bayakoresha filime nzima nyine zishobora hari filime nyarwanda uzi kompetase nko muri East Africa byababaje amatuzi ntago ziba zizwe aha rero nicyo kibazo cyazo ikintu kimbabaza ni ukuntu baba bafite ubwo bushobozi bwo kuzikora ariko niba barizo bakora nkeka ko hari bagenda ku isoko bafite biga niyo wagendera ku isoko nta kintu na kimwe kitagira igihe cyacyo cya mbere kuko n'izo ngizo mbere y'uko ziza bakoreraga ku masede amasede akimara gucika nibwo bavumbuye umuvuno wa YouTube channel izi YouTube channel niba iri gutanga umufungo kuki mutakora sinema nziza zigira gute zikompeta mpuzamahanga aha yego hari filime bano bagabo tuzi bakora filime mu Rwanda se bari bagezayo wapi Chenko tugendeye kuri ibyo rero uri umwaktere mwiza pe urumva ko rize n'amahugurwa wari wihuguriwe dukeneye nk'akantu twagitingira nk'akantu utwereke neza ko ari uri umwaktere hari nk'ukuntu muri filime ujya kubona ko umuntu ararize biriya bintu aba yabiteguye ate ubu nawe wabikora se ni ukuvuga ngo muri filime hari byinshi bihishwa nyine inyuma ya kamera hari biri mu bwoko bwinshi hari ukuba nzi kuvuga nk'uri kurira ariko amarira adashobora kuza hari no kuba nzi kurira ku buryo mbivuga n'amarira akaza yizanye uzi kwakitinga nk'uri kurira amarira akaba ataza bafite ibintu bamushyira mu maso amarira akaza ariko wa wundi ubyifitemo baramubwira action agahita abikora nkawe muri ibyo ni iki ufite nanjye muri ibyo se urabona ni nk'ikihe mfite ntabwo napfa kukimenya ko mbona warira njyewe narira binturutsemo gutya nyine ubu wadukora akantu karira nifashishije kadutemo nyine noneho kukwemeza sina ngombwa ngo nyine ibintu nshake ngo akantu nyina ngo ndi kurira cyangwa iki dukomeze tuganire wese nunjomba amagambo rero Chenko rero twagiye tubona mu minsi ishize twagiye tubona nyine wakinnye izo filime zitandukanye ukina filime z'impeta ariko hari ahandi hantu twakunda kukubona cyane ku mugabo bita Derek mu minsi ishize hari isaga ngo yatandukanye ngo n'umugore bashitinganye noneho mu biganiro yagiye akora yagiye agaragaza ko namwe muri mu bantu bagiye bamuteza igihombo iyo nkuru ubundi imeze ite uriya mujama rero ya biboro bari gutegura nyine ni amapuranka twahoze tunayakora kera twahoze tuyakorana bahoze ari abavandimwe nyine n'ubu baracyariho wenda ikitariho ni ukugira niyo mikoranire hagati yanjye nabo byumva ikitariho ni ugukorana kwanjye nabo rero ntabwo biriya bintu bazanye by'amapuranka bari bakwiye kuzanamo ubuzima bwabo bwite cyangwa bw'abandi bantu rero ibyo bibayeho bituma n'undi ufite icyazi aza kukivuga muri uru rwego rero nanjye naje kuvuga icyo nzi tu wanjyanye kure nangiye kurira birangira byanze ntacyo rutaha ntabwo byanze kandi ubona byabaye nuko nahise mbihagarika kugira ngo mbashe kuvuga biriya cyangwa uragira mbikore neza uzi kugira mbikore neza shaka nk'amagambo ababaje umbwira ababaje nkubwira amagambo ababaje si ubwo nk'ayawe ntabwo wayabona agukomeretsa ayo ubonye yose utitaye
ayo mbonye yose niba utayabona umbwire dufate akanya gatoya mukinira agasene nyine agasene ahubwo nyine agasene wenda karimo twagiye mari ntabwo gifite umwanya wo gukina biri seriye urupfu rwa mama wanjye rwarambabaje mani ikintu cya mbere cyambabaje ni uko abantu bo mu muryango we mani aribo bantu bamwishe bamujijije ngo ko yari afite imitungo ngo kubarusha nawe unyumvira ibintu abavandimwe bashobora kuziza mama wawe mani ngo nuko ikintu cyaje kumbabaza ni uko niyo mitungo barwanye byaje kurangira leta iteje cyamunara mani wagwatse muri karasetse barayisha cyaza hano yamanitse kabisa ubusa ibintu ubikora ute ku buryo ubyumva mukabona ko wanamarira akazi ko amarira aje bagize ubwoba sinakubwiye ngo nicyo kintu cyonyine nshoboye gukora kuri iyi si gukina filime bitabayeho banze nazicwa n'inzara nyine si ubu navuga ngo mbikora gute ni kwa kundi sinzi impamvu burya ngo ikintu umuntu akora aba yumva cyoroshye ku buryo buri muntu wese yagikora ariko utagikora niwe ubona bibikaze nyine ko birenzera cyashobora no kunkubita sindira yes ako nanjye atari muri filime ushobora nko gusanga nshobora nko gupfusha umuntu sindire izina wese njya mu biri ariko singire izo emotion zo kurira yego ubu se nka Cenko twamenye mu mafilime atandukanye twamenye ku ma YouTube mu biganiro bitandukanye by'umwihariko nk'amaprank mwajyaga mukora ku nabari abacuti bawe umaze kuvuga haruguru ubu ngubu urimo urateganya iki abanyarwanda n'iki uri kubateganyiriza mfite gahunda yo kubakorera filime nyine filime yitwa filime pana bino abanyarwanda babahereza utamenya ukuntu bimeze niyo gahunda mfite kubahereza ni no mu minsi iri imbere byataye ni vuba cyane rwose ahubwo babyitege urimo urategura kabisa noneho ntabwo ibintu byo kurira ari byo dushoboye gusa yanga abanyarwanda batabifata nkaho erega abatipe barira muri filime ukuntu abanyarwanda babita se sinzi ukuntu babita ariko nkaho ari abanyantege nke ngo bameze nk'abagore ntabwo arizo nuze zonyine dushobora gukinira kandi nkwereka nk'akandi nshobora kugukinira ugahita wumirwa vuga ngo action yes Mike sinakubwiye ko aya masaha atari yo masaha meze yo kumamagara ikihe kibazo Mike come on you are kidding mani ntabwo abapolisi babafata mani dufite abantu muri polisi uri kunyumvisa gute ngo David bamufashe kandi dufite abantu muri polisi David umva akantu gato ngiye kukubwira Mike David umubwire ngo nta yandi magambo nshaka kumva numve ko imari yayigejejeho cyangwa yangaruriye amafaranga yanjye no Mike jya ukura mu mutwe jya umenya ubwenge bari baginga mbabona ntanabizeye bashobora no kuturya mani we ntabwo ubona ariko dufite abantu muri polisi dufite abantu ingeri zose uri kuzana ibintu byo kuvuga ngo bamufashe numva Mike umva mubwire ibyo bintu bikurikirane ni we mbihaye uzi kumbwira ngo imari zagezeyo cyangwa bangaruriye ibyanjye nta kindi umusore we kabisa urarenze tu abanyarwanda ntabwo barabimenya abantu barenze ntabwo abanyarwanda baratumenya ariko ni vuba turaje urimo urateganya se gukora amafilime meza aho ari kuri standard wowe wifuza ikintu kibura ni umufungo gusa ni amafaranga kabisa abakire nimwihangane mu dushoremo ntabwo tuzabahombera hari nk'umuntu uri kukureba hano akavuga turiya mwana afite impano namubyaza umusaruro ibi nkora rero ibi uri kumbona na gutya wowe nturi kuvuga ngo nta kintu na kimwe wakikorera ngo niyo byagenda byoroshye ngiye kugukoresha filime yanjye tubanye neza nta kindi kibazo ufite ndagutoza mpaka ibyo ngiye nshaka byakamvuyemo nawe bikakuvamo urumva filime bigizwe n'abantu benshi ntabwo rero wankinira ibintu hariya mbona kandi nzi uburyo byagakwiye gukorwa ngo nkwihorere bitanga bikora kugerageza ubikore gutya bikore gutya kandi kuko abantu twagiye dukirana barabizi mani akava kuri set yanjye rwose yamaze kumenya ukuntu yitwara avuga ati kweri umujama arankomye agakina filime pana ibintu byo kwivugisha oya biragaragara uburyo nyine wenda
tugendeye ku mafilime wagiye ukora cyane cyane hari nka filime abantu benshi bazi nk'impeta nizera ko nta muntu benshi baba bayizi ni filime yabaye popira cyane rero wenda dukonkurudinga ikiganiro cyacu ni iki wenda wabwira abantu bari muri industry ya filime bari bakurikira bakunda ibihangano nyarwanda by'umwihariko filime ni iki ushobora kubabwira ngo ngiye kubwira abari muri industry mpite mbwira n'abakunda ibihangano by'amafilime yego abari muri industry cyakora mwamaze kujya reka mbabwira ikintu kimwe muhagarike ruswa mani muhagarike ruswa gute ngewe uzambwira ngo ko mfite agaproje runaka imana ukumva umuntu aguhamagaye kubera imana yabonye ufite ufite agaproje rero ngo kandi ngo kazatwika ufitemo make nkutemo ufitemo make nkushyiremo kandi ari we gafitiye inyungu uri kubyumva abo bantu nagiye mpura nabo ari igihe nzabaraburiza umunsi nzarakara muzasenge sinzarakare hanyuma urumva ni ruswa yego kubajama babaka ruswa y'amafaranga kuba bebe barabaka ruswa y'igitsina buriya nk'abakobwa benshi n'impamvu badahitinga ntabwo bazamurwa n'impano yabo umukobwa arabyuka kumva ndashaka gukina filime akabahamagaye director Cenko nawe ati tubivuganire mu rugo agarama rimwe muri filime namugejejemo filime ikarebwa na miliyoni ariko iyo duhuriye mu nzira sinkumenya n'iki wanyeretse se cyatuma ngukunda ntacyo nta mpano bivuga ngo ino sinema n'ubundi abantu bayirimo nta mpano bagabanye ruswa byumva bakinisha abantu bafite impano abafite impano hano hanze barahari ikindi cyakora abantu bakunda kureba filime ntago ziriya filime babereka arizo filime nyarwanda pe wapi ariya ni amakontenti bikorera mbe muryoherwa nabyo mu gihe mutarabona ibyacu turabikora bikarebwa na bake uko tutabikora birebwa na bake ariko babandi bake babirebye baza bagatanga ubuhamya bagatanga ubuhamya rero mujye mwihangana mushake nyine filime za nyazo aba arizo mureba kubera ko iyo mukomeje guteza imbere biriya biganiro mwita filime nicyo gituma bakomeza kubikora ariko iyo bimwe byanze bahindura umuvuno hari umuntu rero kukureba hano yifuza wenda ko mwanakorana cyangwa se yagufasha arakugeraho gute uvuga ngo Instagram yanjye nitwa Dodos Cenko yego TikTok yanjye nitwa Dodos Films yego nimero zanjye zose njya zitanga yego email yanjye ni creator.dos6 abantu bose bagushaka wagukenera yakubona ushobora kunyandikira kuri email ushobora kunyandikira kuri Instagram Dodos Cenko yego ashobora no kutakubona wenda uburyo kwa accessinga kuri izo mbuga ashobora no guca muri inbox yino channel niba hariho nimero uramuvugisha akaguha nimero yanjye biba byoroshye kabisa reka tugushimire rero twizere ko n'ubu tuzakubona muzambona kabisa ubundi bakore subscribe cyakora reka mbabwire mukore subscribe kabisa inare zanjye ndabizanga ntabwo mwabura musige mukoze subscribe nta yindi support tuba dushaka no kureba ibiganiro byacu mukanadukorera subscribe ubundi ibindi ibyiza mukagenda mubibona tano kwa tano. Asante sana Monsieur Dodos. Thank you so much.